turakwitabye karame nyagasani, twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 30 mu byumweru bisanzwe, tariki 28 Ukwakira 2025, ubwo duhimbaza abatagatifu bahowe Imana, intumwa Simoni na Tadeyo. Ngamasomo ajye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni iryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 2 umurongo 19 kugeza ku 22. Bavandimwe, ubu muri Kristo Yezu ntimukiri abanyamahanga n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abatagatifujwe, mubarirwa mu muryango w'Imana. Muri inzu yubatswe mu kibanza cy'intumwa n'abahanuzi, maze Yezu Kristo ubwe akaba ibuye rishyigikira. Ibimwubatseho byose bizamuka bisobekeranye neza, bigahinduka ingoro ntagatifu ibereye Nyagasani. Namwe kandi niyo mukesha gusobekwa kuri iyo nzu imwubatseho, kugira ngo muhinduke ingoro y'Imana ku bwa Roho Mutagatifu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 19. Ubutumwa bwawo bugera ku mpera z'isi. Ijuru ryamamaza ikuzo ry'Imana, n'ikirere kikagaragaza ibyiza yakoze. Umunsi ubwira undi munsi inkuru yabyo, ijoro rikabimenyesha irindi joro. Nanone nta nkuru, nta n'amagambo, kuko ijwi ryabyo ritumvikana. Ariko ku isi hose urusobe rwabyo rurigaragaza, n'imvugo yabyo ikagera ku mpera z'isi. Ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Evanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 6 umurongo wa 12 kugeza ku 19. Muri iyo minsi Yezu ajya ku musozi gusenga, ijoro rikesha asenga Imana. Bukeye ahamagara abigishwa be, abatoramo 12, abita intumwa. Nibo baba Simoni yise Petero, na Andereya murumuna we, na Yakobo, na Yohani, na Filipo, na Baritolomayo, na Matayo, na Tomasi, na Yakobo na Rufeyi, na Simoni bitaga mu Rwanashyaka, na Yuda mwene Yakobo, na Yuda Isikariyoti, wa wundi wabaye umugambanyi. Nuko Yezu amanukana nabo, ahagarara ahantu h'igisiza, ari kumwe n'abantu benshi bo mu bigishwa be, n'abandi benshi bari baturutse muri Yudeya yose n'i Yerusalemu no muri Tiri na Sidoni, imijyi yo ku nkombe y'inyanja. Bari baje kumwumva no gukiza indwara bari barwaye, n'abababazwaga na roho mbi bagakira. Kandi rubanda rwose rwaharanaga kumukoraho, kuko ububasha bwamuvagamo bwabakizaga bose. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Kuko ububasha bwamuvagamo bwabakizaga bose. Amen, amen, amen. Dusaba inema yo kwakira umukiro wa Nyagasani, Nyagasani uzanira bose agakiza umukiro. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Amasomo twateguriwe kuri uyu munsi w'abatagatifu Simoni na Yuda aratwerekeza ku butumwa, uko dukora ubutumwa. Hagati aho twifurije umunsi mwiza abitwa ba Simoni, mukomere cyane ku butumwa Nyagasani yabahaye. Abitwa ba Yuda, mukomere cyane, ndetse Yuda bakunze kwita Tadeyo, nimukomere cyane. Turabasuhuje kandi mugire umunsi mwiza, uko mwabisunze murusheho kunyurwa nuko muri naho muri, ko muri inzu yubatswe mu kibanza cy'intumwa, maze Yezu Kristo ubwo akaba ibuye riyishyigikira. Kuko isomo rya mbere ryabitubwiye. Mukomere cyane rero abitwa ayo mazina, turabasuhuje mukomere cyane. Ayo masomo afite intego remezo igira iti kwishimira umwanya uriho. Kwishimira umwanya uriho. Kwishimira ubutumwa ufite. Kwishimira umwuga wawe. Kwishimira aho uri. Akenshi tuzasanga abantu benshi bata igihe mu kwivovota, kwivumbura, ati nagiye aha ngaha, ati ndi gukora iki ngiki. Akenshi ukaza gusanga turangwa no gutanyurwa n'ibyo dufite, n'abo turi bo, n'umwanya turi gukinaho, n'ubutumwa dufite, tugahora tubabaye kandi Nyagasani ntacyo atadukoreye. Kwishimira umwanya wose uriho kubera Nyagasani. Hari ikintu kijya gishimisha iyo ukwezi kurangiye, navugaga ku bakozi, aho ushobora kwibona kuri liste dope ku rutonde rw'abagiye guhabwa umushahara. Ibyo bitera ibyishimo. Nawe ukisangaho, ukaza kwisanga ku rutonde rw'abatsinze, urutonde rw'abagiye kubona akazi, urutonde rw'abagiye guhabwa umwanya runaka, urutonde rw'abagiye guhabwa n'amahirwe. Mbese ukaza kwisanga ku rutonde rw'abari gukora neza. Birababaje nanone ko hari urundi rutonde waba uriho rw'abagira nabi,
rw'abantu bakora nabi. Erezoma Nyagasani aradukunda, hari urutonde rwa Nyagasani turiho. Ese nawe kuri lise Nyagasani afite ku rupapuro uriho? Uko niko Simoni na Tadeyo turi guhimbaza none nabo bisanze ku rutonde rw'intumwa 12 za Yezu Kristo. Nuko bisanga ku rutonde hamwe na Petero gikomerezwa, wa wundi wasigaranye Kiliziya, umukuru wa Kiliziya, bongera kwisanga ku rutonde bari kumwe na Yohani, wa wundi wasigaranye na Bikira Mariya, ya ntwa Yezu yakundaga, wandi bajyanye ku musaraba. Nuko Simoni na Tadeyo bisanga ku rutonde hamwe nabo. Ariko kuri rutonde hariho na Yuda. Yuda wundi wabaye umugambanyi, Yuda Iskariyoti, wundi bavuga nyuma. Abo nabo bisanze kuri rutonde. Bifite icyo bivuga. Muri aba ngaba intumwa 12 zose buri wese afite umwanya ariho. Ariko cyane cyane turaza kwibanda ku ruhare rutoya rwa Simoni na Tadeyo, tudakunze cyane kubona ibigo byabo bihambaye kuri urutonde rwa 12. Ahubwo tukibonera ba Petero, ba Yohani bari gukora ibitangaza ibikorwa bihambaye, rimwe na rimwe ugasanga aribyo bagiye banandika mu Evanjiri. Ariko hajya kureba ugasanga Simoni na Tadeyo ntaho tuza kubabona cyane. Wenda tukaza kwibonera Yuda, wa wundi Iskariyoti wabaye umugambanyi, nawe turi kubona ibi yakoze. Simoni na Tadeyo turi guhimbaza cyangwa Yuda ntabwo bakoze ibikorwa bihambaye. Ariko icy'ingenzi ni uko bari ku rutonde rw'intumwa 12 Yezu Kristo yubahikiyeho Kiliziya ye. Mutagatifu Tereza umwana Yezu navugaga ati, mutagatifu ntabwo ari ukora ibintu bidasanzwe, ahubwo ni ukora ibintu bisanzwe ku buryo budasanzwe. Amen, amen, amen. Niho rero tuza gusanga aba batagatifu turi guhimbaza none, Simoni ndetse na Yuda, ubwabo kuba bari kuri urutonde birahagije, barabyishimira. Natwe rero tuze gusoza iyi meditation uko kuzirikana, twishimira abo turibo, twishimira umwanya turiho nka Tadeyo ndetse na Simoni. Reka mbere ya byose, nyuma yo kumva amasomo yo gukizwa n'uburyo Nyagasani abakoresha agashinga Kiliziya ye, ya Kiliziya Nyagasani azakomeza kudutagatifurizamo, reka tubanze twumve ubuhamya ku mateka y'ubuzima bwabo aba turi guhimbaza none, maze nawe uze kureba icyo wakuramo kugira ngo gikomeze kugufasha mu buzima bwa buri munsi. Ubuzima bwabo, leur biographie. Mu ncamake y'ubuzima bwabo batubwira ko Simoni na Tadeyo amazina yombi akurikirana ku rutonde rw'intumwa 12 za Yezu Kristo. Ngo Simoni yakomokaga Kana, hamwe n'ahandi Yezu yakora igitangaza cya mbere ahindura amazi divayi. Ngo yiswe Simoni w'Ikana, ubyumve neza, ari uko yakwiteranwa na Petero, Simoni Petero, wundi umukuru wa Kiliziya, papa wa mbere, umutware w'intumwa. Batubwira ko yabanje kwigisha mu Misiri, muri Mauritania ndetse no muri Libya. Naho Yuda ari we Tadeyo n'ubundi, batubwira ko ari mubyara wa Yezu. Ngo Yezu ataramutora mu ntumwa ngo yari umuhinzi. Tadeyo ngo yabanje kwigisha muri Afurika, hanyuma asubira muri Aziya yigisha muri Yudeya, Samariya, Siriya na Mesopotamiya. Kuki tubahimbaza bombi icyarimwe kuri uyu munsi? Batubwira ko nyuma we na Simoni bahuriye muri Perisi bahigisha bombi. Ni naho bapfiriye bahowe Imana. Babisha ariko barabanje gukora umurimo utoroshye muri icyo gihugu, kuko bari barahinduye abantu benshi bakaba Kristo, ndetse n'umwami n'ingabo ze bakemera kubatizwa. Bishwe n'abarwanyaga ubukristo mu yindi mirwa y'icyo gihugu, aho bari baragiye kwamamaza Evanjiri. Abatagatifu bakomeze kudusabira. Icyo twabizirikana nuko baguye mu butumwa, baguye ku rugamba. Ese mu buzima bwabo ukuyemo iki? Icyambere twakuramo nuko ibyiza byose Yezu yakoze buriya ntago biri mu Evanjiri, nkuko Yohana adahwema kubitubwira ati byose ntibyakwirwamo. N'ibyiza intumwa zose zakoze nabyo ntibyakwirwamo. Dutangazwa nuko bashyizemo Petero na Yohani cyane, Yuda ndetse na Simoni ntitubumve cyane, ariko se nuko ntacyo bakoze? Barabikoze byinshi. Dore ko Imana ikora ibigaragara n'ibitagaragara, iboneka n'ibitaboneka. Iyo mirimo rero itagaragara myiza niyo tugeza ku butagatifu, ku butungane. Nkuko tumaze kubyumva, bakoze byinshi nyine nk'abari ku rutonde rw'aba 12. Iyo fondation aho Yezu ashingira ri muri iryo buye da fondation. Iyo fondation handi Yezu akiriza abantu nabo bari mwaho. Ikindi twakuramo kuri ubuzima bwabo nuko buri wese agomba gukina ku mwanya we, adasigana, ejo n'ubundi atazasigana. Hari umukino ngo bita manfu, kera abantu bajyaga bakina manfu, ngo ibitego byose byabaga ari by'umwami. Gukina tuzirikana ngo
umutsindo wose n'uwa Kristo. Ibyo tuza gutsinda byose ni bya Kristo. Gutsindira Yesu igitego. Tadeyo rero na Simoni ntabwo cyane cyane barebera kuri Petero na Yohani bakunze kuvugwa, ahubwo nabo baharira gukina ku mwanya wabo ngo batsindire Kristo. Ubuzima muri Kristo. Reka tugane ku buzima bw'ishuri, kuko buri munsi umukristo nuwiga akamenya ubwenge, ariko ubwenge bumwerekeza ku Mana. Buri munsi agahora avumbura ibijyanye n'Imana. Buri munsi agahora aragamiye Imana. Umunsi umwe hiriye kure cyane muri Afurika, ngo mu ishuri rimwe ngo harimo umunyeshuri w'umuhanga watsindaga cyane. Buri gihe ahora aba uwa mbere, guhera mu mashuri abanza gukomeza no mu yisumbuye aba uwa mbere. Ngo ku buryo mu ishuri mwarimu ngo yashakaga gusa ahantu aza gukura igice kugira ngo mwarimu nyine nawe ataza gucibwa amazi, byibuze agashaka ahantu hose yakura icyo gice kuyenza kuri umunyeshuri kugira ngo nawe ataza kumwuzuza. Ariko akenshi umunyeshuri yaruzuzaga. Mwarimu agahanira gusa no kujya kureba ahantu ashobora kumwiyenzaho kugira ngo mukureho akantu gato, hato umunyeshuri adakomeza kwiyemera, akayemera kuri mwarimu. Nuko umunyeshuri akomeza cyo. Nuko igihe kigeze bagiye gukora ikizamini gisoza amashuri, igihe cyo gutangaza imyanzuro, proclamation, ibyavuye muri cya kizamini abagikoze. Nuko haza kuza abantu baje kumubwira inkuru. Wibaze niba inkuru ari nziza cyangwa niba ari mbi, bitewe no uyu munyeshuri yahoraga atsinda. Nuko baza kumubwira inkuru ko yatsinze, ko nawe ari ku rutonde rw'abatsinze muri ako karere batsinze icyo kizamini. Nuko arishima cyane. Mu gihe ngo atangiye kwishima ko ari mu batsinze, baratangira bamubwira bati, ariko n'ubwenge wari ufite uzi ko mu batsinze ari wowe wa nyuma usoza urwo rutonde rw'abatsinze? Wa munyeshuri abasubiza ati, icy'ingenzi nuko ndi mu batsinze. Nuko barongera bamubwira bati, none kuriya w'umuswa ari wowe wagiye imbere kandi ari wowe basobanuriraga bose, nta soni biguteye kubona ari wowe uri inyuma kandi ari wowe wasobanuriraga abandi bose, ari wajya kubona amanota ya mbere? Nuko arabasubiza ati, icy'ingenzi nuko ndi ku rutonde rw'abatsinze, icy'ingenzi nuko natsinze. Abandi baramubwira bati, bishoboke ko bari ababyeyi bati, abandi bana bagiye mu mahanga, bagiye kwiga amashuri akomeye cyane mu mahanga, none wowe nibi wadukoreye, ugiye ku rutonde inyuma, koko inyuma y'abatsinze, nta soni? Nuko yajya kubasubiza ati, icy'ingenzi nuko ndi ku rutonde rw'abatsinze. Nuko bakomeje kugenda bamukubita ibibazo, batari kumva uburyo yabyakiriye neza, yishimye uburyo yaje ku rutonde rw'inyuma mu batsinze, kandi yari umuhanga ukomeye cyane. Nuko arababwira ati, njye ndi kwishima ko natsinze, kubera ko ikizamini nagikoze ndwaye, nagikoze ndi mu bitaro, nari nzi ko n'ubundi nzatsindwa, ahubwo ntunguwe nuko natsinze, ntunguwe nuko naje mu batsinze, kuko ntari mbyiteze. Nari nzi ko n'ubundi ikizamini ntaragikoraho, ikizamini nagikoze ndwaye, ikizamini nagikoze ndi mu bitaro. Mwese ntimwabibonaga? Icy'ingenzi nuko natsinze, ndashima ibyo nagezeho, sinari niteze ko nzatsinda. Icy'ingenzi nuko ndi ku rutonde rw'abatsinze. Alleluia, amen, amen, amen. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Iyaba buri wese kuri no si yakinaga ku mwanya we, uzarebe mu ikipe y'umupira, twese ntabwo twajya gutsinda ibitego, twese ntabwo turi rutahizamu. Hari abakina defense, hari abakina inyuma, hari abakina mu izamu, hari abakina hagati, hari abakina imbere, ariko twese icy'ingenzi nuko dutsinda. Ikipe ari icy'ingenzi nuko itsinda. Icy'ingenzi nuko intumwa 12 nubwo ari nkeya birangira zitsinze ubutumwa bwa Kristo bwogiye ku isi hose. Ngabo ba Yuda, ngabo ba Simoni, nabo bari muri babandi Yesu akoresha kugira ngo ageze hose inkuru nziza. Ikindi twazirikana twakora kuri izi ntumwa Simoni na Tadeyo, no kwishimira umwuga wacu, ukishimira ubutumwa, ukishimira ibyo yagezeho byiza, ukishimira ibitangaza Nyagasani yagukoreye. Buri gihe ugahora ushimira Imana bitewe n'umwanya uriho, kwishimira aho uri, kwishimira ubutumwa, kwishimira ibyo baguhaye, kuko Nyagasani nta hazaragira. Buri wese n'umwihariko Nyagasani. Nyagasani agushyira ahantu azi neza icyo uzahakora. Nyagasani agushyira ahantu azi neza uburyo azagufasha. Icy'ingenzi rero ntabwo ari guhora mu mvugo ati ibintu byano birabishye, ibintu byano nta kigenda, rwose bangenzeho, bikaza kurangira uri kubishya, uri kubihiriza abandi.
kandi nyagasani ntacyo atagukoreye. Akenshi duhora twivovota, nyagasani ibintu urabinkorera, nyagasani nturangeze aha ngaha, uri kunshyira kimwe n'uyu nguyu, uri kunshyira ku rwego rw'uyu nguyu. Ukaza kwibagirwa ko muri izi ntumwa 12 Petero afite umuzigo we, nk'umukuru wa kiliziya afite umuzigo we, Yohani nawe afite umuzigo we. Kwa kundi kugumana Bikira Mariya bari kumuhigahiga, agatotezwa, agahunga, muri ryatotezwa nawe afite umuzigo we, kimwe na Yuda ndetse na Simoni nawe afite umuzigo wabo. Rero ntidukaye twibanda cyane kureba abandi, turebe abandi bafite byinshi, na ducyo ufite utweza aradukoresha kugira ngo ashingireho kiliziya ye. Nawe uzi kureba umwitozo w'uno munsi, ese nawe umwuga wawe, umurimo wawe, ubutumwa bwawe, iyo fonction ufite Yesu ashobora kuyishingiraho ari gukiza abantu, nk'uko ashingira kuri izi ntumwa agakiza abantu inkuru nziza y'amahoro ikogera, inkuru nziza y'Imana, inkuru nziza y'umukiro. Fondation ese Yesu ashobora kugushingiraho nawe akiza abandi. Rero ntukisuzugure cyangwa wisuzuguze, ahubwo aho uri uhakora icyo ugomba guhakora, uhabera igihe uhakora icyo ugomba guhakora cyiza gishimisha Imana, cyubaka kiliziya. Yesu nawe yagishingiraho agakomeza kwageza inkuru nziza, ukaba pierre de fondation. Kiliziya ya Kristo ihura n'ibibazo, imiyaga, imihengeri, ariko dufite icyizere ko itazigera na rimwe ihungabanywa n'ibyo bibazo n'iyo miyaga, kuko ishingiye ku rutare Yesu Kristo. Intumwa Simoni na Tadeyo mudusabire buri munsi, mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Musumukura Silas wa Diocese ya Cyangugu.